sometimes ko umuntu ari we witesha agaciro bro. Shadi Boy yarageze ku rwego rwo gusambana n'ututuma yo hano mu mihango ngo twuniye viza sika anabivuza bisimbuka nk'umuntu utashaka kubivuga neza abicurika bicuragurika umva se ndino mihango bro. So komeza imbwa zirarya kweli anda umva komeza bihamya tu n'ikindi ya rero ndi muri process kugira ngo bikurikirane biri official yego. That's what I'm feeling. Ni inshuti yanjye nta kuntu narusha umuntu wanjye haya outside just like that. Kuko mbizi neza ko ari byo. Yeah. None se kwa muganga urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kandi ari bwo ndi kujyayo? Ndi kuri kujyayo. Okay. Hanyuma se we yahise agenda. So Shadi Boy yasijya kwa muganga atarajya kurega kubera ngo yaragisinze. Shadia yemeje ko uwitwa Yugi umukaraza cyangwa se ashinja kuba yamusanze mu rugo nimugora akamusambanya ijoro ryahise. The mother queen of Africa aratabaza mu masaha make y'uyu munsi. Shadia yabyutse mu gitondo arimo atabaza inzego zibishinzwe ndetse yanamaze gutaginga RIB nyuma y'uko ashinja umuhanzi wita Yugi umukaraza kumukorera ibidasanzwe. Ngira ngo inkuru yamaze gusohoka mu binyamakuru bitandukanye ndetse bamwe bamaze no kwivugaho bavuga yuko Shadia arimo gushinja uyu muhanzi bigeze kugiranaho cyangwa se gukururanaho ngo kumufata ku ngufu. Gusa muri statement Shadia tugiye gusomera hamwe amaze gupostinga, reka nze mbanze mbabwire ibyo Shadia yivugiye. Mu butumwa Shadia postinze agize ati ijoro ryahise last night, ati ikintu kidasanzwe cyambayeho. Ati umuntu nsanzwe nzi mu bihe byahise yaje mu rugo iwanjye, uko mbikeka nakeka ko yaraje ko kugira ngo twiyunge, kugira ngo haba amahoro hagati yanjye nawe, ariko nyuma yaho naje kugira situation cyangwa se hagati yanjye nawe hari situation yabaye yatumye nsigara ameze nk'umuntu ufashwe ku ngufu cyangwa se umuntu wasigiwe igihunga gikomeye cyane ndetse n'agahinda gakomeye. Shadia yakomeje agira ati arasaba ubufasha cyangwa se arasaba inzego zibishinzwe hano mu Rwanda kugira ngo kino kibazo zigikurikirane byihuse. Yes, Shadia ari gusaba yuko inzego zibishinzwe zikurikirana kino kibazo byihuse kugira ngo ukuri kujye hanze, ndetse ayongera avuga yuko nta muntu numwe ugomba kubaho mu bwoba, yuko buri muntu wese agomba kumvwa ndetse agahabwa agaciro n'icyubahiro akwiye. Shadia yakomeza agira ati ubutabera no bw'agaciro, ukuri nuko agaciro ndetse n'icyubahiro umuntu ahabwa n'iby'agaciro. Ati mwoka byaramwe ndabasabye ndabinginze mu ntabare, ataka kanya sinshobora kuba najya hanze y'urugo rwanjye kubera ko mfite ubwoba cyangwa se bitewe n'ino situation ndimo kunyuramo. Shadia yakomeza avuga ati ndaremerewe cyangwa se ubuzima burangoye cyane, ati ibintu ntago binyoroheye na gatoya, ati nkeneye ubufasha bwanyu byihuse, ati please help me please again. Arangije ataginga Yugi umukaraza aravuga ati n'uyu nguyu, arangije amutungira urutuki RIB. So guys, ngaho nguko uko bimeze. Nyuma yuko twumvishe ko Shadia arimo gutabaza, byabaye ngombwa yuko babalawunge kukurura inkuru kugira ngo menye amakuru ukuntu ahagaze neza cyangwa se kuri kukwanya kuko ibyabaye. Amakuru mfite aka kanya nuko Shadia yafashwe ku ngufu n'uyu muhanzi Yugi umukaraza. Uko byagenze, uyu musore ku munsi weje kutariki 21 nimugoroba yahamagaye Shadia aramubwira ati Shadia uri mu rugo. Shadia ati niho ndi, ati none se ufite gahunda kuri uyu munsi nimugoroba kuri iki cyumwe cyane nimugoroba. Ati Shadia ati nta kibazo ndimo ndaciringa. Undi arete reka nze nteze moto twinywera kamwe, ubwa mbere yagiyeyo kuko rwose ndabizi ko bari basanzwe bazanye nk'inshuti. So umusore yamanukanye amacupa abiri akomeye ageze mu rugo ngo baheruka bari banywa kantu gake icyakurikiye Shadia na kimwe yibuka, aheruka barimo banywa kantu. Ibyo yindi yibuka yashirutse mu gitondo, abyutse mu gitondo asanga araryamye na ya nturi cyangwa se ngo Yugi yanzererezi imuryamye ruhande rwose n'agatuza yakareze, ubukabutura yavanyemo yambaye ububoxer. Shadia nawe yambaye ubusa, ahitavuga ati no mugiransuzwe mu mateka, ati ndakurega. Aburira dukunda yakoraga iki?
uriya muhungu ikintu yakoraga yirirwanaga nyine na ba Shadibu na ba Kevin ubushize bagigoma amakuru yuko bagigoma bahamagaye Shadibu noneho abakire bari bamutumije bari bukabari niki agiye kubona bonazanye genge yiwe irimo ba Kevin irimo ko kana irimo nabandi nkabangahe yagiye nka batanu abakire bagati okay nta kibazo n'ibicare hariya baricara barasangira ariko babakire barakodesha Shadibu icyumba kiwe babonazanye ubwo peti bundi bwose kandi icyo gihe uziko yagikundana na Kevin mu minsi ishize nyine nibwo hajemo gushwana nabo bakire n'ibiki ako tujye tuvugesha ukuri barinda abana gukubita nimba bagukubita cyangwa wakwiba ibintu urumva cyangwa ngo bakora harya cya gicucu cyaririmbye ibiki ngo bakora ngo ngarataka bakoraho cya kintu bakita bandi wo kwa Banzovu urumva barinda babikora ubundi ujya gukundana nka Kevin duhere kuri Kevin ingegera bro bakagira bakiyunga ngo kamukubitiye ibintu bya Dabani Goma bro ariko banza inshi ngo kakubise Shadi ibintu bya Dabani nabwo ngaruko ngo kamubuzeho ngo amasegonda ngahe ngo kagira ngo umukecuru agiye gushaka ibirayi byihuse agarutse kajyaho karakubita Kevin nyine kamukubitira igoma Shadibu ariko Kejo rimwe na rimwe tujye dushyira mu gaciro ibaze gukubitwa na Kevin ubundi ni gute ino myaka nk'iyi ngiyi itagukurikirana tujye dushyira mu gaciro Kejo Shadibu twumvanye wagendanye na ba Diamond bakamusa cyane mu mahoteli akomeye Shadibu we na ba Bana Boy ntabwo wibuka igihe Shadi wacu yajyaga posting ifoto Davido yajyaga posting ifoto Davido akahita agira gute akahita akomanta gutya munsi muri comment agashyiraho imitima arimo arakubitwa imigeri kamukandagiye ngo mu gatuza ahantu bita mu bireresha hano igoma man kono de kato kona kabya oya wese ni kamuri yaba cyuzi ibintu ngo kamukoreye Michael Jumba barawumve bro nyine Kejo sometimes uko umuntu ari witesha agaciro bro nyine sometimes umuntu witesha agaciro bro abantu bashaka umurema arabeshya bro nago wibuka Davido akora igitaramo i Kampala akahita afatira indege uwo bita Shadi icyo gihe Shadi yajyanye n'igikobwa cyaza kigatanga ubuhamya bakita umugore wawe Kejo koko Shadi yari umuntu wo gushikeve umvugisha ukuri mbwira uburyo umwaka utagukurikira Kejo ushyira mu gaciro ngo urukundo aho rushatse rurahajya oya uziko umba nkubwire ndebye Kejo ni gutyo turi live ibi bintu meze nk'umwana uri muri shop ya Candy ati kuko ndimo ndabona ibintu nabonaga muri film kera nabonaga umuntu wacitse gereza akajya akayerekana n'ubuyobozi ko yo niga yo niga ibyo nameze muri film nibwo bwa mbere mu myaka maze ndiho njye navugana n'umuntu live wacitse gereza none turi kumwe kuri phone umva deka yewe nakubeshye yewe urumva Kejo muri film man Kejo ni umuntu wanjye byanyabye sibyo ntabwo muzi Prison Break man umva se mano ubwire Kejo ni umuntu wanjye byatari noneho namucekinze ariko noneho nkajya mwandikira nyine urumva mvuga tumuvandimwe arababaye pe asanze na Giraffe noneho ndavuga reka musuhuze numve nyine ukuntu ameze abarambwa ati sha muvandimwe rwose kuwa gatanu nyine nta kundi bazaza banjyane bro kumva umuhungu arimo arabimbwirira mbarara umuswara yageze jinja yarikubwiraga gutya nta muntu n'umwe wamenye ibyabaye njye nanjye kora kuri snap ndabati hold on aha ni agajinja kandi Kejo nawe mabwira abantu ngo bagiye kuza kumutwara umuginga yagiye iminsi 3 before umwanzuro uvuga ako gikomeza kugenda cyereka abantu bose ko kiri muri Kigali naribu ntabwo yamenye ibyabaye bavuga Kejo bari bazi ngo bamufite kujisho ariko Kejo uzino no yampano nawe yagiye amaze kumukorera akaririmbo yamukoreye uzajya kwangara zayane
ibyo kurya n'ibyo kwambara uzajya kwangara nyine nka Kejoni ngazajya n'ibyo kurya n'ibyo kwambara noneho nkahita ndeba ukuntu Kejoni yagurishaga za ngurube ze ngwera ndarategura ibyo kurya n'ibyo kwambara nabura ati ya matungo ahita yikorera na DJ Squid ati ngwino njye gukubita n'ibiboro akubaza Kejoni arimo Kejo umwana w'abandi ari he arimo aramutungika aguze wamutweretse Kejo Kejo twereke mwana twereke Squid mazi yanjye neka sweet ariko suri mu biki kirimo kiramamaza no Kejo amazi bita shibarati da Kejo ese gifata impamba ya DJ Squid ako ririya buno ari kubitoga rihamya Squid afite ibuno bro afite ibuno kabisa Kejo narimo neza sha mureke yongoye mwana urya inshuti yawe muracyavugana mpa mwana urya kihari Uwe. icyari wagasuku ani cyarimwe uwo mu DJ kandi na umu DJ DJ Flexi ni Pinky DJ Pinky sinamubonye kubera wowe Tumvire nk'ayo mazina we akantu kose ni DJ nagasheri ka kasuku nako kanaka DJ ako ntukajya inzererezi zose mwana wabura yatari inzererezi mwana akoze Kejo umuntu utikwira inzererezi zose ajya ngo ni isheri zanjye mwana ubwo mayibobo ushaka kunyera ubwo muntu bugigera abawo ndo kwa kabebe tugaruke kuri story ya Nuze tugaruke kuri story ya Nuze ya Shadi ngo hari ku isaha y'isa 8 z'amanywa nibwo no ubu bwana sorry ubu bwana ngo buze uburyo bushuka ngo umukecuru ngo iyo uvuze ngo umusururu ngo amacupa abiri gusa ngo habwa karibu mu rugo ngo nubwo nta kintu uri bukora ariko ngo uhabwa karibu umusururu kawinjirana nta no baza bitwaje byatsi bingwa muri nyungu natunguwe no kumva ukuntu Shadi bavuga ngo ubu ngo aracyaborotse bavuganaga batera imbere yarakiborotse kandi bari kumwamugani ngo yagiye amutwaye inkweto amukwebye ibi bintu ntabwo bisobanutse man no ikindi kibazo gihari Shadibu yakomeje kumugumishaho hari apostinga afishe murebe neza kuri Instagram yura muhungu hariho afishe bro ni afishe iriya biriya byabaye muri 2024 reba kuri WhatsApp ya Shadia n'ubundi Rampeti ni uriho kuri stati WhatsApp ya Shadia n'ubundi niwe yapostinze yabanje posting ifoto yiwe abona gushyiraho story zose uravuga kuri status isi Yohana iyo polo niyo muri 2024 ingo irebe iri kuri page ya kira gipete nibaze niba guhera 2024 bari baziranye ikibungo ariko babayemo kuregana none se umunsi yakaze ngubaze cyaje twigeze kumva urumva akajama kigeze kuza kavuga ngo kari mu rukundo na Shadia kagahanzi kandi nakaye bakita yewe kari ako karamwambuye kambuye yewe kambuye Shadibu 1500 bari bavuganye karamwambuye ibaze ko kuva kare ubu nayinzi kari yewe mani kakajama kigeze kuza n'igihuha uzabaze kuzakujama kuri yewe nyaguswera Shadibu uyu nguyu se akora iki mu buzima busanzwe ngo ni umuhanzi rero ababuze bakora bose basigara abasari n'abadije n'abanyamakuru none se umukobwa yarinde ko nakubona ari nk'akagore umukobwa yarinde ko nakubona gasa n'abakobwa ngo hari mushuti waje kumutorokesha ngo mushuti yamenye gute kwa Shadia oya umva hari ibintu cyamo kumva neza wakongera ugakina ariya mani uza mani ariya majwi reka nyakine ongera uyakinye neza abantu tuyumve neza twanarize neza kuko ibi biporo ntabwo byumvikana mani nanze kubera nari ngisinzi Kejo bari kubera naragisinzi oya tugomba kumenya neza ukuntu byagenze
Uretse gato nongere itaba ari udasanga turimo turamamariza umuntu. ariko sha aka ngako oya ntago kwabari kwamamaza kuko urumva Shadi ya ntago yakora ibi bintu nk'ibi ngibi ngo arimo arashaka agatwiko kuko nimba hari umuvuno mubi yabakoze mateka bro wakwivugira ariko ngo bagufashe ku ngufu akaba ari agatwiko ntabwo waburinjiza sinzi ahantu nakubara inzego uwo muntu wawe se wamukunda binganite washyizemo inzego wazanye gufata ku ushyiramo inzego mani no urimo yiyaturiraho ibintu byo gufata ku ngufu Shadi wamubeshyera ibindi ariko ntago yaba stupid bingana gutyo man. Uretse gato ni playing. Reka nongere ni playing. Reka nongere ni playing. So yo playing umva hano. Uretse gato. Umuntu uri kujya kwa muganga ujya kwipimisha ariko icyo ndicyo nuko namukorera ihohoterwa bitewe nuko wazinze. Bagusindishije. Yaramushite wanjye kuva kera ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe nanaranze abantu byose kugira ngo mwirinde bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga ukagarika muri chance ngende mabarira abantu niko yisanze iwanjye aracyana bloke pe turanywa nyine byose ariko urumva ngo nibwo nyine yagiye atanga chance ngo ku bantu noneho ngo umuhungu ngo ahita yisanga ngo mu rugo ngo ahita yisanga mu rugo ra noneho buretse wumve dukomeze nyuma nisanga n'abawuse bo dina mu mihango so n'ikibazo gikomeza niyo mpamvu nahise mbihamya tu n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo babikore umuntu ngo ari mu mihango ariko noneho ngo yahise noneho ngo nibwo ngo yahise aba Jay onja subiza inyuma gato uretse gato enda subiza inyuma gato uri kujya kwa muganga ujya kwipimisha ariko icyo ndicyo nuko namukorera ihohoterwa bitewe nuko wazinze. Bagusindishije. Yaramushite wanjye kuva kera ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe nanaranze abantu byose kugira ngo mwirinde bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga ukagarika muri chance ngende mabarira abantu niko yisanze iwanjye aracyana bloke pe turanywa nyine byose ariko nyuma nisanga n'abawuse bo hano mu mihango wumvise ukuntu yavuze aseka abasore murarya wumvise ukuntu yavuze aseka mati ndabyumva twabyo anabivuza bisimbuka nk'umuntu utashaka kubivuga neza abicurika bicuragurika umva se komeza imbwa zirarya kwe komeza bihamya tu n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official that's what I'm feeling ni inshuti yanjye nta kuntu narusha umuntu wanjye haya outside just like that kuko mbizi neza ko ari byo none se kwa muganga urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kandi aribwo ndi kujyayo nibwo uri kujyayo okay hanyuma se we yahise agenda so Shadibu yahise ajya kwa muganga atarajya kurega kubera ngo yaragisinze nikavuze komeza nyuma gato kumva ngo ntabwo yabanje kwa muganga urumva deka komeza yabanje kwa muganga we yabanje kwa muganga kuko yaragisinze urumva ako birashoboka byose birashoboka ko uri uramutse uketswe ko uwafashwe ku ngufu birashoboka ko ushobora kubanza kwa muganga ibyo bimenyetso bakabifata tukomereza nagira ngo umuntu arabanza karega kugira ngo utazibandakanye ahubwo birashoboka ko wabanza kwa muganga ibyo bimenyetso bakabisigarana wowe ugakomeza kwa polisi kuri sange haba ariho ribu anyway kuri sange haba ariho ribu ofete n'itegeko yuko abaganga baba barabatoje yuko igihe umukobwa urumva cyangwa se igitsina gore cyane mu gihe azataka urumva hari ahantu urumva ntago umuvura gusa
ugomba no kumubaza background kugira ngo establishing nimba atari irumva hatabaye icyaha kugira ngo umwana bameze gutyo. Niyo mpamvu abaganga nabo baba baratojwe kujya gukora iperereza umwana. Ninde nibaza umuntu uri mu kibada n'uwasambanyijwe babisuzuma gute? Umuntu uri mu kibada urumva ko yari ariko bro umva nkubwiza niba koko Shaddy bari mu mihango uyu mukobwa akamucumita abantu nta mitima bakigira ndagasa. Ati umuntu w'umuhango niwe sambagirwa yagira gute? None se umva ngubwire Kejo, umuntu wese yasambanywa man, kuko umuntu hari abatipe bafata ihene. Umuntu ufata ihene ntabwo yatinya gufata umukobwa uri mu mihango. Alright, bora bungu bw'ubudirede ko bukunda gukoreka no hepfiriye. Ubwo urashaka kuzanamo ba Kevin ba Bushari, abantu bose b'amadirede n'ubushatse kuvuga ngo yuko bakorera inyuma. Wamwumvishe je? Bushari yarabyo. Ubwo urashaka kuzanamo ba Bushari bande bose. Bushari yarabyogoshe Bushari yarabyogoshe na urashaka kuvuga amabanga ya ba Bushari shanga ibyo bakora inyuma. Oya bikora iryo kosa. Bro giye mamisingira mu bwoba ndagase. Niba umuntu ashobora kugenda ugaswera umugore n'umuhango, sibyo? N'igisebe wakirya. Bro, Shadia, ibyabaye kuri Shadia byo birashoboka cyane rwose ko nta wabihakanye deka, nta wabihakanye ndetse umuntu wabihakana ni umuntu wavuga ko ibyo bintu bitabaho. Nta n'ubwenge yabaye. Sibyo? Kuko umuntu abantu bashaka gusambanya ihene bashaka kujya gutya, ibyo nabyo byabikora man. Ntago ari ibintu byatanje. Urumva Kejo? Niba ari mu urwaye ntiyakwanduza undi. Niba ari mu urwaye muri we. Of course. Akabari no mpamvu ahubwo Shadia wacu yagomba kwita ajya kwa muganga byihuse. Hano umukobwa wibuze mu kibada nta birenze ngo tukinyuramo kibadashe. Mba mukayetazi ariko mana yanjye. Aho izi ni biki man? Turimo turarira urazana ibintu bibabaje. Shadia wacu yafashwe ku ngufu. Turashaka justice, nta kindi kintu dushaka. Kejo urashaka iki? Mutera inda ya gatatu. Noneho yo ku ngufu. Yo ngiyo ntabwo ijya yemerwa, rubiswe yo ngiyo yemewe gukurwamo. Iye. Inda ariko niko inda ngiyo yemewe gukurwamo. Kaba yinywereye amasaha menshi yibagiwe amasaha yo kujya kubikuramo n'undi akaba yinywereye yisindi. Ese biriya ni karande. Ni ibibazo byo mu muryango bimeze bite ko wamugana hore yasinze? Ese guys, dushaka kuvuga ku kibazo cy'umuntu mugenzi wacu yagize tukareka kuza turimo turanasesengura ariko so guys mutari muranadukandaho guys, turimo turabahereza ibyishimo. Uwo bita Tony ngo ni depression. Ni depression iriya se depression y'ikisi. Ugira n'ujya mu ngegera. Hari umuntu uvuze ngo nimba bombi bari basinze ngo yarangiza ngo akamumansurira ngo ntago tipe yari kwihangana. Ni nko kuvuga ngo dushaka kuba motivatinga najya kora nkabona urumva twese turi tipsy, twese turi muri mood kandi ntibyabura. Najya kora nkabona ikibuno utangiye kukinkiraho urimo uragikaraga nkajya mbona kwa kundi marabizi mukecuru yayisanze yarisanzura. None wenda yamureba kujisho umutipe akagira ngo bamuhaye rugari. Ati rero nkagufata nkagufatanya n'iri zuba rya Kigali nkagutura ikintu cyitwa icyokere cyose. Niba yisanzura cyane amaraso niyajojobaga. Ariko amakuru aho rero niho nahita ntinyirira ya musore, kuko niba utangiye gukora ibintu ukabona umuntu hari ahantu ntahari kuno hameze ugakomeza umva nkubwire Yugi niba ashaka bagukaraze ibyo birari cyangwa gukarage kuko nirose ni gute. Oya mu gihe ugiyemo hari Paul ugasanga harimo something wowe ni gute ukomeza. Bro ibaze no ngubwire ino niga nayo rero ino niga rekaze mubwiza ukuri ino niga ishobora kuba yari iswe yahawe rugari. Ati kubera iki? None se mukecuru niba yabyutse agasanga inigi muryamye iruhande nayo nta kibazo ifite. Kandi iyo niga twibuka ko iyo niga
ntago mukecuru ayisanze iwayo. oya Iyi niga iryamye mu buriri bwa Shadia. bari basanzwe babikorana ibyo bintu. ahubwo turashaka kumenya icyo bapfuye cyatumye Shadia ajya kumurega. Birashoboka ko hashobora kuba ari indi kintu wenda bapfuye cyangwa se business deal tagenze neza nk'uko bikwiriye. Ibyo bikabaho. Anyway, twese turimo turavuga ibintu byose bishoboka nabo tuzi ahubwo tizaza nkaguhana. Ati umwana nkati nkagukara bamwita ngo Yugi umukaraza nkati nkaguhanira nga. Ngahita nguhana tinaje nkwereka uwo ndiwe. Ari amafoto gafite kuri Insta gafite akantu kameze akantu kakagoma gatoya n'akarishyo kandi cyo abantu bagenda n'uturishyo n'utugoma duto. Mugenda n'utugoma n'uturishyo dutoya. No bahamagaye kangahe Kejo komeza. Hariya bafite gute n'agasonga bugari. Agasonga bugari. Umwana w'umuhungu. Ibintu byose birasoboka rero kuri amutipe. Ashobora kuba yahawe mixed signals. Agakeka ibintu kandi agakeka ko yemerewe ubugari kandi ntabwo yemerewe. Ariko ibi bintu we mwubwiza ukuri. Ibi bintu nibiba ari byo koko iyi boy yabari skandal iteye ubwo. Iyo skandal ya mbere igiye ibaze mu minsi iri imbere abantu bazajya bavuga ngo uziko bakwibye akantu man. No, nuvuga ngo ira skandal igiye gutuma Shadibu acirika ahubwo birenze bro. Guys, mu nkandire kuri utwo tuboro turi muri screen yanyu. Mu nkandire kuri utwo tuboro turi muri screen yanyu. Yamutwaye inkweto ngicyo nakoze ngo namuhisha inkweto ngo yagiye yambaye ibirenge. Danderi yamukoze. Ngo iki? Ntabwo umunsi kumajana ngo yamuhisha inkweto ngo ibyo bintu se yabivuze. Yabivuze. Namwe nimo gakabye. Kwa muganga. No kuribu rero mbyutse mushuti we daza asanga mutwe yamucicishije yamenya ate ko haje mushuti we kandi umva yari yasinziriye. Hari misunderstanding iri hariya kuri twebwe. JJ Yo okay ndakwata yiga ngo turetse kwijijisha ngo niki ngabonye amahirwe nawe ngo ntiyayapfusha ubusa. Uyabonye? Nabonye amahirwe ntiyayapfusha ubusa yo gusangira n'umukecuru.